Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje kubakosora ikizamini kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Murabizi ibibazo bikunda kugaruka, niyo mpamvu dukosora ikizamini cyose kiba cyakozwe uwo munsi. Wakosora ikizamini nk'iki wazagerwaho ukabona hari ibibazo bitanu byagarutse. Niyo mpamvu rero kugira ukore mwite utsinda nta rindi banga, ukosora ibizame byinshi. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789 355 16 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Iyo nimero ushobora kuyikoresha ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko bitewe n'akazi ukora bitagukundira ko uza ngo twigane mu ishuri. Uratwandikira cyangwa uduhamagara kuri 0789 355 tukagwigisha online, ukaduha amasaha ubonekaho ku munsi, yaba ari ay'ijoro cyangwa ari ayo ku manywa. Mbibutsa ko mukeneye no kwiga gutwara ibinyabiziga kategori zose, naho muratwandikira kuri iyo nimero tukabigisha gutwara. Icyiza cyacu tugusanga aho waba uri hose, tukakwigisha mu gihe gitoya, nawe ukagenda ugakora ugatsinda. Ndakeka ko rero mwamaze gufata udupapuro, ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi, ariko mbibutsa ko hari n'amasomo ngenda bategura yo kugira ngo murusheho kumva kino kizame kiba cyakozwe, kugira rero uhite ukora kino kizame rimwe uhite utsinda warabonye n'andi masomo agufasha kugira ngo wumve neza bino bizame biba byakozwe, bino bibazo biba byabajijwe. Kanda subscribe kugira ngo hatazagira ikigucika, cyangwa ngo bisabe ko abantu bagusharinga link kugira ngo nawe ubone iryo somo. Ukanda subscribe ikije cyose ugahita ukibonera ku gihe. Ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro, ndakeka ko mwamaze gufata ikaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo wegereye inzira y'abanyamaguru ugasanga bategereje kwambuka, ugomba gukora iki? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga, wegereye iriya nzira y'abanyamaguru bambukiraho, none usanze bategereje kwambuka. Ese uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Iravuga ngo kureka abakuze n'abafite ubumuga bagatambuka mbere. Mbega ngo kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Se ikavuga ngo gukoresha amatara abamenyesha kwambuka. Mbega ngo gukoresha ibimenyetso by'amaboko bibemerera kwambuka. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo isomo cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano isomo cy'ukuri ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni B. Uba ugomba kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Ndakeka ko abantu twigana aka kantu atari bwo bwa mbere nkababwiye. Nubona mu bisubizo byose bagwaye harimo ikintu cyitwa ngo kugabanya umuvuduko, 90% icyo gisubizo aba ari cyo. Uba ugomba guhita ugihitamo, kuko kugabanya umuvuduko nicyo kintu gikoreshwa wirinda akenshi icyago. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 355 16 tugufashe kubona kode. Ukeneye ko tuguhisha by'umwihariko bitewe n'uko uri kure, hari abantu bafite akazi bitabakundira kuza ngo twigane mu ishuri, natwe uhita utwandikira kuri 0789 355 16 tukagufasha kwiga aho waba uri hose mu gihugu, ukiga igihe gitoya ugakora rimwe ugahita utsinda. Bibutsa ko nawe ukeneye no kwiga ikinyabiziga nabwo uhamagara kuri iyo nimero. Icyiza cyacu tugusanga aho uri hose mu gihugu tukakwigishiriza, asigaye nawe ugakora rimwe ugahita utsinda. Ndakeka ko rero mwari mwamaze guhitamo B, ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya kabiri, kirabaza ngo ku manywa urumuri rudahagije hatabona neza, nahe matara y'urugendo ugomba gukoresha. Ni ku manywa, wenda ni igihe cy'imvura, hari ibihu ntabwo uri kureba imbere neza, cyangwa ni mu gihe cy'umucucu uri gutumuka ku buryo utareba imbere neza. Ese ni ayahe matara y'urugendo uba ugomba gukoresha? Iravuga ngo amatara yo kubisikana n'amatara kamenabihu. Mbega ngo amatara kamenabihu y'imbere, se ngo amatara yo kubisikana, mbega ngo amatara kamenabihu y'inyuma. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza rero, usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo isomo cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Isomo cy'ukuri ese ni A,
ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni B. Amatara kamera bihuye imbere niyo uba ugomba gukoresha mu gihe ari igihe utari kureba imbere neza, niyo matara uba ugomba gukoresha y'ikinyabiziga kugira ngo urinde abandi bari gukoresha umuhanda ibyago, nawe wirinda ibyago. Mwibuka ko bino byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwiga neza kugira ngo muzabe abayobozi b'ibinyabiziga beza b'ejo hazaza. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatatu, kirabaza ngo ni iki ugomba gukora igihe uhagaze ku muhanda igihe cy'ibihu? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga, hano baba bari kuvuga umuyobozi w'ikinyabiziga, ntabwo bari kuvuga umunyamaguru. Ni igihe hari ibihu uhagaze impande y'umuhanda, ese ni icyo ugomba gukora? Iravuga ngo kureka amatara ndanga akaguma yaka. Amatara ndanga cyerekezo niyo bari kuvuga hano. Beka ngo kureka amatara yo kubisikana na kamenabihu akaguma yaka, cyangwa ukareka amatara yo kubisikana na kamenabihu akaguma yaka. Seka ngo kureka amatara yo kubisikana akaguma yaka. Deka ngo kureka amatara y'urugendo akaguma yaka. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo isomo cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni A. Uba ugomba kureka amatara ndanga akaguma yaka. Ndatekereza ko amaze guhitamo A, ndatekereza ko amaze kuyandika ku gapapuro. Nkomeje gushimira abantu mwavuye gukora ariko mukavuga ati reka dusubire kuri YouTube channel twandike muri comment, cyangwa bamwe bajya bananyandikira kuri WhatsApp, bamwe bakanampamagara bakambwira ko batsinze. Biradushimisha, bigatuma tubona ko hari ikintu turi gukora. Niyo mpamvu isomo ryose ryabafasha, ikizami cyose cyakozwe muzajya muhita mubibonera ku gihe. Murabizi ngenda mbategura amasomo yo kugira ngo murusheho kumva neza bino bibazo biba byakozwe. Rero kugira ngo ayo masomo ujye uhita uyabonera ku gihe, ukanda subscribe aho hasi kugira nk'igishyiraho isomo rishya hakimara kugeraho ikizame uhita ukibonera ku gihe, bitabaye ngombwa ko abandi aba ari bo bagusharinga linki. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya kane, kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Mbere yo kumenya ukuntu icyapa gisobanura, uramanza ukamenya icyo cyapa ese kiri muhe bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda. Mbibutsa ko muri bwa buryo bwo kubashyiraho amasomo yo kugira abafashe, nabashyiriyeho amasomo y'ibyapa byo ku mihanda. Amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda harimo ibiburira, ibitegeka, ibiranga, ibibuza ndetse n'ibindi, kugira ngo nimujya mugira kwa bino bibazo bijye biborohera. Niba rero utari wayibona, sura kuri YouTube channel yacu cyangwa uyirebe muri comment ya mbere, araba ari iryo somo ryo ku byapa, kugira ngo nugerwaho uzatsinde ku manota hejuru kandi bitakugoye, nujya ugera ku kibazo nk'iki kere kujya kikunanira. Kino cyapa rero kiri mu bwoko bw'ibyapa buburira, aho birangwa no kuba bifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera ndetse n'ibirango by'umukara. Ariko ibyo ntabwo ari byo batubajije hano, bari kutubaza ngo iki cyapa gisobanura iki. Iravuga ngo umuhanda wubatswe nabi, kikaba kigaragaza ahantu hari umuhanda wubatswe nabi. Mbega agacuri kateza ibyago, cyangwa akaba ari agacuri gashobora gutera ibyago. Seka mu muhanda utaringaniye, cyangwa akaba ari umuhanda utaringaniye. Deka ngo akazamuko gahanamye. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni B. Agacuri kateza ibyago. Hari umuntu ushobora guhita agiraho ikibazo akavuga se agacuri n'akazamuko bitandukaniye he? Akenshi kano gacuri aba ari ahantu ugiye kumanuka, naho akazamuko aba ari ahantu ugiye kuzamuka. Haterera ugiye kuzamuka, naho agacuri naho ugiye kumanuka hacuramye. Ubwo rero iyo hano handitse 10% biri mu ruhande rw'iburyo, uhita umenya ko igisubizo cy'ukuri ari agacuri kateza ibyago. Iyo ino 10% rero iri mu ruhande rw'ibumoso, ho aba ari akazamuko. Iyi 10% ntabwo buri gihe ahoramo 10%, ahubwo bagenda bashyiramo purusa bitewe n'agacuri ugiye kuzamukaho ukuntu gahanamye. Ndakeka ko rero kino kibazo nikigaruka kitazakunanira. Ikibazo cya gatanu kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Kitegeze neza, kimeze neza nka kiriya cyapa turangije, bitandukaniye ku birango. Urabona ko nacyo gifite ishusho ni mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Iyo wavuze ishusho ni guki cyapa uri kukibona? Ese uri kukibona ari uruziga?
ese uri kukibona ari mpande enye cyangwa uri kukibona ari mpande eshatu? Rero bino byapa biba bifite ishusho ya mpande eshatu, ubwo umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Iyo batavuze ngo umuzenguruko w'umutuku baravuga ngo ni mu ibara ry'umutuku, nabwo ujye uhita umenya ko ari umuzenguruko w'umutuku baba bashatse kuvuga. Aha iravuga ngo ahegereye umuhanda unyerera, bakagishyiraho bari kukwereka ko ugiye kwegera umuhanda unyerera. Bekaho ngo imbere ipine ryapfumutse cyangwa se imbere ipine rikaba ryapfumutse, se ikavuga ngo ahegereye icyago kidasobanuye ukundi, cyangwa hakaba hari icyago ariko kidasobanuye ukundi, bakakubwira ati we itegure hashobora kuba hari icyago gishobora kugutungura. D ikavuga ngo imbere haratangirwa serivisi. Ese hano urabona igisobanuro cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko wamaze kugihitamo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano igisobanuro cy'ukuri ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Kino cyapa gisobanura iki? Amaze kubabwira ko kiri mu bwoko bw'ibyapa biburira. Ese biburira iki? Biburira umuyobozi icyago gishobora kumutungura. Murabizi hano ntabwo tuba turi gukosora gusa, ahubwo tuba turi no kwiga kugira ngo nibiramuka bije bigarutse bitazakunanira. Hano rero igisobanuro cy'ukuri nta kindi ni C, ahegereye icyago kidasobanuye ukundi. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki mu gihe anyuzweho n'ikindi kinyabiziga? Kunyurwaho n'ikindi kinyabiziga ni gute? Umuyobozi w'ikinyabiziga akuri imbere ari kugenda gahoro, cyangwa weho, hano ariko bavuze ngo weho unyuzweho n'ikinyabiziga, ubwo bivuze ko niwe wari uri kugenda gahoro, noneho ubwo wari ugeze ahantu biba byemewe ko wanyura bakunyuraho, uri imbere uri kugenda gahoro, umuyobozi w'ikinyabiziga aturuka inyuma, muba muri kujya mu cyerekezo kimwe, aca mu ruhande rw'ibumoso akujya imbere. None mu gihe atangiye kukunyuraho, yatangiye ubwo kuva inyuma yawe ashaka kujya imbere yawe, ese weho uba ugomba kubyitwaramo ute uri umuyobozi w'ikinyabiziga? Aravuga ngo komezanya umuvuduko wari ufite. B ikavuga ngo kujya iburyo, C ikavuga ngo kujya ibumoso, D ikavuga ngo kongera umuvuduko. Ese ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga aba yakora mu gihe anyuzweho n'ikindi kinyabiziga kimuva inyuma kimujya imbere? Ndatekereza ko amaze guhitamo igisobanuro cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisobanuro cy'ukuri nta kindi ni A, uba ugomba gukomezanya umuvuduko wari ufite. Hari ibisubizo basubiza nawe ukabona ko byaba atari byo. Hano kuri B bavuze ngo kujya iburyo, uramutse ugiye iburyo waba uri kujya muri za ruhurura, urumva ntabwo wajya iburyo. Hano kuri C bavuze ngo kujya ibumoso, naho impamvu itaba igisubizo cy'ukuri, uramutse uri kujya ibumoso n'ubundi yatangiye kukunyuraho, waba uri kumusanga mu gice cy'umuhanda arimo, ubwo waba uri kujya kumugonga. Noneho mu bisubizo bazajya baguha ntuzajya ubonamo harimo icyo kongera umuvuduko, ntuzajya ugihitamo. 90% n'ugihitamo uzaba wakishe, naho icyo kugabanya umuvuduko 90% n'ugihitamo uzaba wagikoze. Ntabwo mvuze ngo 100%, mvuze 90%. Hano rero igisobanuro cy'ukuri ndakeka ko bari bamaze guhitamo A, ndatekereza ko bari bamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 7, kirabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande kimwe n'ubwa romoroki ikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. Bibutsa ko ino pikipiki abantu benshi bakunda kuyigiraho ikibazo. Ese pikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande ibimeze ute? Kuko wenda mudakunda kuzibona, aba ari nk'ino pikipiki isanzwe, ariko mu mpande zayo iba ifite akantu kometseho kari mu mbavu zayo. Umuyobozi wayo cyangwa umumotari aba ashobora gushyiramo imizigo ariko itaremeye, mu tuzigo tworoheje tutaremeye. Mu bihugu byateye imbere yabishyiramo, ukabona bashyizemo nk'umwana muto. Iyo pikipiki murebe mwa biriya bintu mba napostinze, ngiye ndayibibashyiriraho. Mujye kuri YouTube channel yacu murebe muri community, wewe icyo usabwa no gukanda subscribe kugira ngo mbishyiraho uhita uyibona iyo pikipiki ukuntu ibimeze. Iravuga ngo 1 n'ibice 25, C ikavuga ngo santimetero 30, B ikavuga ngo santimetero 30, C ikavuga ngo santimetero 75, D ikavuga na igisobanuro cy'ukuri kirimo. Mbibutsa ko ukeneye kwiga ikinyabiziga twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 335 16 26. Gukoraho aba ari rimwe,
turakwigisha ukajya gukora tugendeye ku makosa abandi bagiye bakora, tukakwigisha tuyakosora ku buryo ujya kumara igihe cy'ukwezi kutarenga wajya mu muhanda ugatwara ikinyabiziga, wajya mu kizame ugahita utsinda. Ndatekereza ko rero hano bamaze guhitamo iso cy'ukuri, ndatekereza ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, santimetero 30. Mbibutsa ko santimetero, metero, kilometero ni ingero z'uburebure, aho santimetero imwe, metero imwe bingana na santimetero 100, kilometero imwe ikangana na metero 1000. Uba ugomba kumenya guhindura zino ngero kubera ko bino bibazo byerekeye ingero bakunda kubibaza, ariko hari n'isomo rishya ndi kubateguriraho kugira uriboneye ku gihe. Rero kanda subscribe, isaha n'isaha nshobora kurishyiraho ugahita uribonera kugiye kugira ibipimo byere kuzongera kukunanira, ndetse n'amatara ndi kubateguriraho isomo. Ariko uramutse wenda ufite ikizame cyihutirwa mu gihe turi gutegura iryo somo, wenda ukabona utageze icyo gihe, wenda uri hafi gukora ikizame urakora ejo, uhita utwandikira kuri 0789351626, tukaba twagusobanurira iby'ingenzi. Serivisi yo kugusobanurira iba ari ubuntu. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 8, kirabaza ngo iminyururu n'ibindi byuma byifashisha bishobora kuvanwaho cyangwa binagana hatabariwemo ibimenyetso byerekana ibyerekezo bigomba gutungurwa ku kinyabiziga, ku buryo igihe byizunguza bitarenga impande zihera uburumbarare bw'ikinyabiziga, kandi ibyo byuma bifashisha ntibigomba gukururuka ku butaka, ariko ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. Ibihe binyabiziga? Iravuga ngo imashini zihinga. Ndakeka ko mwese muzi ziriya mashini zihinga. Abantu benshi baba bari ahantu, wenda ahantu hari imisozi miremire ntabwo bakunda kuzibona, ariko abantu mukunda gutembera ahantu hari ibibaya, zino mashini zihinga ndakeka ko mubizi. Mbega ngo ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi. Murabizi hari ibinyabiziga biba bitwara ibintu bifata inkongi, hari n'ibindi bitwara ibintu bidafata inkongi. Mbibutsa ko bino binyabiziga bitwara ibintu bifata inkongi byo biba bifite n'icyapa kibyerekana, harimo ikirango cy'umuriro kikwereka ko ibyo binyabiziga ibintu bitwaye bishobora gufata inkongi. Hano ariko ntabwo ari byo bari kuvugaho, ariko ubwo tuba turi gukosora, ntabwo tuba turi gukosora gusa, tuba tugomba no kwiga. Hano bari kuvuga ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, A ikaba ari igisozo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisozo cy'ukuri, D ikaba nta gisozo cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo ndetse na C ikaba atariyo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndatekereza ko bamaze guhitamo igisozo cy'ukuri. Rero hano ndatekereza ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni A, imashini zihinga. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 9, kirabaza ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu ntera ikurikira ku kinyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125. Amatara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye, hari kugaragara, hari kubona, kumurika mu ntera ikurikira mu kinyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125. Muri make ano matara maremare y'ikinyabiziga y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo akamurika, ukaba wayabonera mu iyo ntera, cyangwa akaba afite ubushobozi bwo kuba yamurika mu iyo ntera. Mu iyo ntera A iravuga ngo metero 100, B ikavuga ngo metero 75, C ikavuga ngo metero 25, D ikavuga nta gisozo cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo ndetse na C ikaba atari igisubizo cy'ukuri. Itegereze neza, usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri, cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko bamaze guhitamo igisozo cy'ukuri. Rero hano ndatekereza ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Ese igisozo cy'ukuri ni A, ese igisozo cy'ukuri ni B, ese igisozo cy'ukuri ni C, cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisozo cy'ukuri nta kindi ni B, metero 75. Mbibutsa ko hari ikintu ukeneye ko nkwigisha. Murabizi n'ubundi hari amasomo twagiye tubashyiriraho yo kugira abafashe kumva neza bino bibazo biba byabajijwe na bino bizame biba byakozwe. Ubitwandikira muri comment ukabwira ati uzantegura isomo ku matara, uzantegura isomo kuki.
soma komenti zanyu zose, ahasigaye tukabitegura. Rero kugira uzahita ubibonera mu gihe tubishyizeho, uba ugomba gukanda subscribe kugira ntihazagire ikigucika. Bibutsa ko kode ziri kuboneka nazo, aho waba uri hose mu gihugu twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789951626 tugufashe kubona kode yaba iy'uruhushya rwa burundu cyangwa se urw'agateganyo. Iyo nimero ukanayikoresha ukeneye ko tukwigisha ikinyabiziga. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 10 kirabaza ngo iyo ikinyabiziga gihagaritswe nijoro ku buryo abayobozi bakigana badashobora kumenya ko kibabereye imbogamizi, kigomba kugaragazwa kurangirwa kure n'ikimenyetso cyabigenewe kiri ahantu hagaragara kugira ngo kiburire hakiri kare abandi bayobozi baza bagisanga. Ariko ibyo ntibireba ibinyabiziga bikurikira. Ikinyabiziga baragihagaritse, wenda cyari kitubarije amategeko cyangwa hari ibyangombwa bagiye kubaza umuyobozi w'ikinyabiziga ko abifite. Murabizi ibyo bintu bibaho, bibaye ngombwa ko bamuhagaritse, ahagaze impande y'umuhanda, arahagaritswe. None bagomba kugira ukuntu agaragazwa kugira abamusanga atababera imbogamizi. Ariko ku binyabiziga bikurikiraho ibyo ntabwo ari ngombwa kuba byagira ibyo bibyerekana. A iravuga ngo volomoteri, B ikavuga ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo akaba ari volomoteri n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, D ikavuga ngo nta gisobanuro cy'ukuri kirimo, A ikaba atariyo, B ikaba atariyo ndetse na C ikaba atariyo. Ese hano urabona igisobanuro cy'ukuri ari ikihe? Tegereza neza rero, usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisobanuro cy'ukuri rero hano, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisobanuro cy'ukuri nta kindi, ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibyo binyabiziga biba bishobora guhagarara impande y'umuhanda bidafite ibibyerekana mu gihe babihagaritse ni volomoteri ndetse n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande, kubera ko n'ubundi ntabwo yaba yaratwara igice kinini cy'umuhanda ku buryo byabera imbogamizi imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingando cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara akurikira. Ayahe mabara? A iravuga ngo ubururu, umweru n'umukara, B ikavuga ngo umukara, umweru n'umuhondo, C ikavuga ngo icyatsi kibisi, umuhondo n'ikirango cy'umukara, D ikavuga ngo nta gisobanuro cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Iyo bavuze amabara agize icyapa bari kukubwira uvuge umuzenguruko niba kiwufite, uvuge ubuso ndetse uvuge n'ibirango. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko bamaze kugihitamo rero, ndatekereza ko bamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ni A, ubururu, umweru ndetse n'umukara. Ndatekereza ko rero bamaze kugihitamo, ndatekereza ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Ndakeka ko kigarutse kitakunanira. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 12. Kibaza ngo iki? Kirabaza ngo mu gihe utwaye ikinyabiziga uva kuri A ugana kuri B, iki kimenyetso kiri mu muhanda kivuze iki? Uri kuva kuri A ujya kuri B, ese kino kimenyetso kiri mu muhanda kivuze iki? A iravuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho arenze umurongo wera ucagaguye, B ikavuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kunyuranaho arenze imirongo yera, C ikavuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yemerewe kunyuranaho, D ikavuga ngo abayobozi b'ibinyamitende gusa bemerewe kunyuranaho barenze umurongo wera udacagaguye. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Itegereze neza, usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri rero hano, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Ese igisubizo cy'ukuri ni A, ese igisubizo cy'ukuri ni B, ese igisubizo cy'ukuri ni C cyangwa se igisubizo cy'ukuri ni D? Ndabasobanura neza nyuma. Wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri kwa bino bimenyetso byo mu mihanda ukuntu iriya mirongo ibangikanye biba bimeze. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kunyuranaho arenze imirongo yera. Impamvu abujijwe kunyuranaho rero ni iyihe? Urabona ino mirongo ibiri yera iri mu muhanda ibangikanye. Iyo uno murongo wera udacagaguye uri mu ruhande rw'iburyo, murabizi twe tugenda mu ruhande rw'iburyo, iyo uri mu ruhande rw'iburyo ntabwo waba wemerewe kuba warenga uriya murongo. Ariko iyo ucagaguye
uri mu ruhande rw'iburyo ubangikanye n'uyu nguyu udacagaguye ariko uri mu ruhande rw'ibumoso, uba wemerewe kubaho wanyuranaho. Ndakeka ko mubyumvishe, ndakeka ko nikigaruka kitazabananira. Mbibutsa ko n'iri somo ryo ku bimenyetso byo mu mihanda muri bwa buryo bwo kubashyiraho amasomo abafasha kugira ngo murusheho kumva neza bino bizami biba byabajijwe, bino bibazo baba bababajije narabibashyiriyeho. Niba utari waribona rero sura kuri YouTube channel yacu rirebe kugira ngo nujya ugira ku bibazo nk'ibi byere kujya bikugora. Rero hano isomo cy'ukuri cyari B, umuyobozi w'ikinyabiziga ababujijwe kunyuranaho arenze imirongo yera, kubera ko uriya murongo wera ubangikanye wundi ucagaguye udacagaguye uri mu ruhande rw'iburyo. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ibimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rihishije bishobora gusimbura ibi bikurikira. Ese biba bishobora gusimbura iki? Aravuga ngo imirongo yera irombereje idacagaguye gusa. B ikavuga ngo imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. C ikavuga ngo imirongo icagaguye n'idacagaguye ibangikanye. D ikavuga nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndatekereza ko amaze guhitamo igisozo cy'ukuri rero hano ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Ese hano igisozo cy'ukuri ni A? Ese hano igisozo cy'ukuri ni B? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Ndatekereza ko rero wamaze kugihitamo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni B, imirongo yera irombereje idacagaguye ndetse n'icagaguye. Ndakeka ko imirongo irombereje wenda ibangikanye, imirongo ibangikanye ni nka kino kibazo turangije, ino mirongo ni ibiri ibangikanye. Iyo bavuze iromberejeho bari kuvuga ino mirongo isanzwe iri mu muhanda, imirongo yera irombereje idacagaguye ndetse n'icagaguye. Ndakeka ko bamaze kugihitamo. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ni ikihe cyapa gisobanura umuhanda w'icyerekezo kimwe? Murabizi umuhanda w'icyerekezo kimwe nicyo kintu hano ngomba kubasobanurira. Abari wa muhanda iyo wamaze kuwinjiramo uba ugomba gukomeza imbere mpaka uvuyemo, ntabwo wemerewe ko wakata ngo usubire inyuma. None ni ikihe cyapa mwa bino byapa baduhaye cyerekana umuhanda w'icyerekezo kimwe? Itegereze neza icyapa D rimwe A, urebe icyapa E 13A, urebe icyapa gikurikiyeho cya C 19, urebe n'icyapa cya C rimwe, umbwira icyapa gisobanura umuhanda w'icyerekezo kimwe. Ese hano ni ikihe cyapa? Itegereze neza icyapa cya D rimwe A gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. N'icyapa cya E13A gifite ishusho ya mpande eshatu, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Icyapa cya C19 ni ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku n'ubuso bw'ubururu bucishijemo imirongo ikoze udukubo tw'umutuku. N'icyapa C rimwe nacyo urakibona gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubutuku n'ikirango cy'umweru. None ni ikihe cyapa gisobanura umuhanda w'icyerekezo kimwe? Ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Ese ni A? Ese ni B? Ese ni C? Cyangwa se ni D? Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni B, icyapa E13A. Ndatekereza ko wakibonye, ndatekereza ko nikigaruka kitazongera kukunanira. Kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu ndetse n'ibirango by'umweru. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 15 kirabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kuba agizwe n'ibintu bifashe ku rumuri rumyatsa biringaniye ku buryo bigira umubare utari igihagwe ku mpande z'imbere n'inyuma z'ikinyabiziga. Ayo matara aba afite amabara akurikira. Ayahe mabara? Amabara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo. B ikavuga ngo ay'inyuma aba atukura cyangwa se n'icunga rihishije. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Amatara y'imbere akaba yera cyangwa ari umuhondo, mu gihe ay'inyuma yo aba atukura cyangwa se n'icunga rihishije. D ikavuga ngo ay'inyuma aba asa n'icunga rihishije. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze kugihitamo rero igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A? Ese ni B? Ese ni C? Cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi
nk'iyo ubonye ngiye guhita mvuga igisubizo cy'ukuri wenda utari wamara kugihitamo, uba ushobora kuba waba uhagaritse video ukamanza ukareba neza ugahitamo, ukabona kongera kuba wayongera ugakanda ikongera ikagenda. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo, mu gihe ay'inyuma aba atukura cyangwa se n'icunga rihishije. Ndatekereza ko wari wamaze guhitamo C, ndatekereza ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 16 kirabaza ngo ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo bipatana imirimo iyo bigenda mu nzira nyabagendwa igihe cya nijoro cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura. Bipfa kuba bitarenze ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? A iravuga ngo kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha. B ngo uburebure bwayo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. C ngo uburebure ntarengwa ntiburenga metero 8. D ngo A na B nibyo bisubizo by'ukuri. A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri. Byusa ko ibintu bya kilometero runaka mu isaha ntabwo ugenda uri gupima uburebure ukoresheje umugozi cyangwa n'ibindi, ahubwo ikinyabiziga cyose gifite moteri kiba kibifite. Iyo uri kugenda mu nzira nyabagendwa uri utwaye ikinyabiziga baba bari kukubwira ati nukomeza kugenda kuri uyu muvuduko uri kugendaho mu minota wenda ingahe mu saha uraba ugiye, babara ku saha. Mu saha uraba ugiye ibirometero 5, mu saha uraba ugiye ibirometero 20, mu saha uraba ugiye ibirometero 40 bitewe n'umuvuduko uri kugenderaho. None hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri cyangwa nibyo bisubizo by'ukuri. Ndakeka ko waramaze kugihitamo, ndatekereza ko waramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatabariwemo makuzungu ni A iravuga ngo toni 10, B ngo toni 12, C ngo toni 16, D ngo toni 24. Mbibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe bingana n'ibiro 1000. Impamvu bino bintu mba ndi kubivuga nkahita nabibisobanuriraho kanabibasobanuriraho nuko bashobora kuguhereza kino kibazo kimeze gutya ariko bakaza guhindura izino ngero bakavuga ngo ibiro 10,000, ibiro 12,000, ibiro 16,000, ibiro 22,000. Waba waramenyeye ngo toni utazi toni ingana n'ibiro bingana ute ukabura kishe kandi utakagombye kuba wakica. Rero ndakeka ko mubimenye, ndakeka ko utwo ducenga twose ugomba kuba utuzi kugira ngo nugerwaho uzatsindire ku manota hejuru kandi bitakugoye. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, toni 16. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 18 kirabaza ngo ikinyabiziga nishobora kugira amatara arenga 2 y'ubwoko bumwe keretse ku byerekera amatara akurikira. A iravuga ngo itara ndangamubyimba, B ngo itara ryerekana icyerekezo, C ngo itara ndangaburumbarare, D ngo ibisubizo byose ni ukuri. A ikaba ariyo itara ndangamubyimba, B ikaba ariyo itara ryerekana icyerekezo ndetse na C ikaba ariyo itara ndangaburumbarare. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko wamaze kugihitamo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Birabaza ngo ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga 2 y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara ndangamubyimba ryerekana icyerekezo, ubwo ni nk'ibinyokiteri ndetse na ndangaburumbarare. Ndakeka ko waramaze kuyitamo rero D, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 19 kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tigeze neza icyapa dufite gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera ndetse n'ibirango by'umukara birimo akantu gakase ibumoso ariko gacishemo umurongo w'umutuku. Aravuga ngo ntihasohokerwa ibumoso mu nzira banyuramo bazengurutse. Inzira banyuramo bazengurutse ni hahandi mu zindi ndimi baravuga ngo ni kuri rompwe cyangwa muri rompwe. B ngo umuhanda udakomeza ibumoso. C ikavuga ngo nta nkengero y'umuhanda yegutse iri ibumoso. D ngo birabujijwe gukata ibumoso.
Ese kino cyapa gisobanura iki? Mbere yuko umenya ubusobanuro bw'icyapa nababwiye ngo ugomba kumanza wamenya se kino cyapa kiri mu buhe bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda. Rero kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa bibabwiye naba mbakopeje. Niba wari usanzwe ubizi hitamo igisubizo cy'ukuri, ndabibabwira nyuma. Hano rero iso cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D. Birabujijwe gukata ibumoso. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa bubuza. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 24 cyo cya nyuma kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Aha iravuga ngo komeza imbere gusa, bika ngo aho banyura imbere, aho banyuranaho imbere, se ngo aho guhagarara umwanya munini, bika ngo inzira y'icyerekezo kimwe. Ese kino cyapa gisobanura iki? Ukamanza ukamenya ko kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa butegeka. Umuntu utari warebera video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, hari ibintu byinshi biri kugucika kuko umuntu wayirebye bino bibazo ntabwo akibigiraho ikibazo. Ndatekereza ko rero hano maze guhita mbiso cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, komeza imbere gusa. Kiragutegeka gukomeza, ugomba gukomeza imbere gusa, ntabwo wemerewe gukata iburyo, ntabwo wemerewe gukata ibumoso. Ndakeka ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Hari ikintu ukeneye ko nkwigisha uhita ucyandika muri comment. Ukeneye code cyangwa ukeneye kwiga ikinyabiziga, twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789351626 tukwigishe mu gihe gitoya. Ibindi abantu bari hafi gukora amahirwe masa, mwe mujye murakosora kino kizamini cyose kiri kwa cyakozwe. Gahunda ni imwe, no gutsindira ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.